ni hano Ishyorongi akaba ariho ikipe ya PFC abantu barabizi ko ari isanzwe ikorera imyitozo. Uyu munsi rero nibwo yaje gufungura ku mugaragaro imyitozo yitegura umwaka mushya wa shampiyona wa 2024-2025. Ni umwaka mushya ikipe ya PFC ifitimo ibintu byinshi byo gukora, harimo kuzakina shampiyona nk'uko bisanzwe, gukina amarushanwa y'imbere mu gihugu, ariko by'umwihariko guhagararira u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga uhereye mu cyumweru cyatangira tariki ya 6 z'ukwezi gutaha kwa 7 ubwo izabikina imikino ya Sekafa Kagame Cup izabera mu mijyi ya Dar es Salaam ndetse no muri Zanzibar. Ikaba izanakina imikino ya CAF Champions League kuva ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 8. Urumva ko ari uruhando mpuzamahanga ikipe ya APR izaba irimo, ikaba ari ifite urugendo rurerure igomba gukora aho byose byatangiye kuri uyu munsi. Uyu munsi rero imyitozo ikaba yitabiriwe n'abakinnyi hafi ya bose basanzwe bamenyerewe mu ikipe ya PFC, baba abasanzwe bakina hano mu Rwanda nk'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga batanagaragaye ku mukino w'ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi ba 20 nkuko mwabibonye nibo bakoze imyitozo yo kuri uno munsi, bakaba barimo abakinnyi twakubwiye abanyamahanga bose. Ikipe ya PFC yari yasinyisha umwaka wa shampiyona ushize, by'umwihariko umusore nka Sharif Eldin Shaibub bivugwa ko ari no mu biganiro n'ino kipe kugira ngo abe yatandukana nayo akigira muri Libya. Hari abakinnyi nka Victor Mbawoma mwamubonye rutayizamu ikipe ya PFC watsinze ibitego byinshi mu mwaka wa shampiyona, nawe arahabaye. Hari umukinnyi nka Apam abakunzi ba APR batezeho byinshi, aho bavuga bati kira kabaye turashaka kubona impano ye ikatwigaragariza. Mu bandi barimo mu myitozo y'uno munsi harimo Tadeo Ruwanga, uyu ngo akaba ari umukinnyi w'umuganda ukina mu kibuga hagati, ndetse na Pichu nawe akaba ari umukinnyi w'umurundi, ariko nawe ubivuga ko ari mu biganiro n'ikipe ya APR kugira ngo abe yayikinira. Imyitozo ya none rero ikaba yayobowe n'umutoza wungirije Thierry Hitimana, akaba ari wayoboye ino myitozo, ari n'abatoje ikipe ya PFC ubwo yakinaga n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko amakuru ava ku buyobozi akaba avuga ko imyitozo uko yapanzwe, uko bimeze kuri gahunda byose byakozwe n'umutoza mukuru, aho bivugwa ko niba ataranagera mu Rwanda yagera mu Rwanda ko no munsi cyangwa se akaba yanahagera ku munsi w'ejo akazanafatanya n'ikipe gukora imyitozo, dore ko bavuze ko bitarenze ku munsi wo kwa 6 umutoza azaba akoresha imyitozo ikipe ya APRFC. Ubwo ni ikipe rero ifite gahunda ndende ariko inafite makuru menshi mashyashya. Muri aya makuru harimo nk'abakinnyi bagaragaye mu myitozo yo kuno munsi ngo twabikubwiraga ko Shaibubu we ari mu biganiro n'ikipe ya APR kuba yakwigendera akajya muri Sudan, akasubira muri Libya ahaba n'abanyasudani benshi, akazana y'umuryango we akaba yajya gukinira. Hakaba kandi abasore nka Baka Kwitondale mwamubonye uyu munsi mu myitozo yarahari, ariko bivuga ko ashobora kuzatizwa mu ikipe itandukanye runaka tutari twamenya. Ariko hari abakinnyi bandi barimo nka Dani warusanzwe ari mu ikipe ya APR, ariko bivuga ko yarangije kubwirwa ko yakwishakira indi kipe. Hari abasore nka Mbonye Umwami Taiba ino kipe yari yanatije ariko akaba atazagaruka muri ino kipe ya mbere, aho barimo barashaka undi rutezamo wajya ufatanya na Victor Mbawoma Chukwemeka, aho amakuru avuga ko hari barutezamo babiri b'abanyamahanga bagomba kuza mu ikipe ya APR gufatanya na Mbawoma, hakiyongeraho abandi bakinnyi babiri baca ku mpande ndetse n'umukinnyi ukina hagati wongeyeho ndetse na myugariro. Abo bose uko ari 6 nibo bakinnyi ikipe ya PFC bivuga ko izatangira kwakira kuva mu ntangiriro z'icyumweru gitaha, baje kwifasha kwitegura iyo mikino yose twakubwiraga. Ariko by'umwihariko batangiriye mu mikino ya Sekafa Kagame Cup igomba kubera muri Tanzania mu kwezi gutaha, mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kuva ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7. Ubwo rero ibindi byose bijyanye n'imyitozo n'udushya n'ibindi bizagenda biba muri no kipe ya PFC ndetse n'abakinnyi ko bazagenda baza n'ikiganiro cya mbere n'umutoza, byose na hando uzabikora. Muri Samsung yawe ya miliyoni ati bonjour afande Lorenzo mwandikiye saa 5:25 ubwo ni nyuma kubona indi ya saa 5:12 ati bonjour afande, ariko se muzakinisha abanyamahanga 15 mufite Apam, Tadeo, Pichu, Mbawoma n'abandi abanyarwanda bahari n'abasinya bazakina he? Ati we nagatoroshe nanyujijamo ngomba toroshe mu mpamakuru. Afande ati ntabwo tubara shampiyona. Yafande yamusubije saa 6:04, Lorenzo yamwandikiye saa 6 message ari saa 6. Sorry, Afande yamusubije saa 6:04, Lorenzo yaherutse kumwandikira saa 5:28. Avec ikiganiro kiryoshye. Ntabwo tubara shampiyona. Yego, Afande niwe wasubije ati ntabwo tubara shampiyona. Lorenzo arongera aramubwira ati none chairman, campaign ya Champions League iramutse ibaye ngufi nk'ubushize atayisegura entre parenthèses ati may God forbid, hoping for the best. Ati ibyo sibyo mbifuriza ariko nganira neza ati Imana ibibarinde bigende kure ijya kure bibahunge indege ntizimekira yongera kuzima ubushize sego cyangwa kuri ati iyo squad ntago byagorana kwikorera management
cyangwa tukabona abakinnyi basaba kugurishwa muri January ubwo ni mu kwa mbere ati ubwo ntimwagura abakinnyi benshi b'abanyamahanga banabahenze wenda banakomeye none bikarangira abo bakinnyi mutageze ku ntego wenda ngo bagere nyine kure mu kwa mbere bagatangira gusaba kugurishwa. Afande arasubiza Lorenzo ubwo yabyanditse 8:08 afande amusubiza 8:10 ati ntabwo byaba 15 vestiaire ntabwo yagira 50% yabo ubwo yavugaga abanyamahanga yashaka kuvuga ati ntabwo twagira abanyamahanga 15 kuko niba tugera abakinnyi 30 ntitwagira 50% n'abanyarwanda 50% n'abanyamahanga byasaga no kumbwira ati tuzagira abanyamahanga batangana gutyo abanyarwanda bazaba benshi abanyarwanda bazasinyisha benshi yego hari icyo byasobanuraga Torres sengura mu kanwa. Lorenzo amaze kubona message ya 10:10 ubwo yatinze wenda nko kuri yatinze nko muri restaurant wenda ari kurya aza gusubiza 10:47 message afande yabonye ntiyayishubije simbiri kwisabira yego yiri gusaba ko APR yazajyayo kwa kundi muri Simba bafite match bagakira na APR simbiri kuga APR tumwaza ni bitasiba heza muzaza muri Tanzania kuri Simba de umunsi wacu yego Yanga yereka babwira iti noneho twebwe muri za pre-season dukora yego twakwirasa mu Rwanda tukara amahoro yanyu tukayaha umugisha Simba iri gusaba APR ngwijeye noneho Yanga igasaba APR ngizaza i Kigali zombi nizi confirm afande Richard bano gukundura bizi zikonfirme zombi zikipe zemereza muri Tanzania uveyo ariko Sky tuni ujye uvuga ngo ariko mana amagaye kuri telefone aramvugisha ubwo nari namwandikira ka message ambwira ntimeze gute abakinnyi ko bataza ko batindi ibintu bihagaze gute sibazo by'amafaranga yavuga ko APR idafite nibyo nta mafaranga ifite arambwira ati amafaranga APR idafite ndetse ahagije cyane turajyana arambwira ati ariko ikibazo dufite kimwe gikomeye nuko abakinnyi APR maze igihe iganiriza abenshi irimo kubarambagiza ikabageraho bakumvikana ariko amakipe akomeye yandi muri Afurika akabatwara bakanga APR icyo kintu nyigufasha tugisobanure neza kwanga APR suka ari club iciriritse ahubwo uhura ku isoko n'ikipe niba utanga $50 iyo itanga 80 kandi ukaba utari karibu yo kubira pro uko bimeze ruvuyanga ahubwo ubaje ukuntu yambwiye yarambwiye ati APR si gutanga amafaranga menshi pe siri tukuri salaire ko abakinnyi buriya benshi bo muri Afurika baba free agents bakunda nyine salaire ko n'umuntu umukinnyi udafite equipe ushaka $50 akabifata icyo si ikibazo salaire rero APR ngo yarazamutse cyane ngo yavuye kuri bya bihumbi 4-5 ushaka kugera no 8 ubu ngubu $10 urumva ni miliyoni ushaka kugera mu bakinnyi miliyoni 10 mu bakinnyi mo kwifuza ngo bari kumvikana pe ibintu bigakunda bikagenda neza ikibazo kikaba kimwe abakinnyi bakiri bato APR ishaka bari hagati y'imyaka 20 na 27 badashaje cyane iri guhurira ku isoko n'amakipe asanzwe akina amatsinda asohoka mu matsinda akina za Confederation za Young Africans za Seke Limosa za ayo makipe za Orlando Pirates za Kaizer Chiefs amakipe nyine afite izina akomeye ahubwo ayo makipe ari no gutanga amafaranga make bakemera kuyajyamo yego kubera ibyo bazakina nyine n'uburyo na experience donc kuri carrière ko APR ntabwo yifuza abakinnyi bashaje yifuza abakinnyi bameze neza arambwira ati rero bityo APR abakinnyi bigaragara ko izazana abakinnyi babiri gusa ahubwo yongera amasezerano 5 mu bifite ubwo turavuga abanyamahanga gusa APR birangira ifite abakinnyi 7 b'abanyamahanga turajyana ubwo abakinnyi APR agomba kongera amasezerano y'abanyamahanga ni donc izagumana ni bande akambwira Pavel Nzira Samu akambwira Tadeo Wanga akambwira Pichu akambwira Victor Mbaoma na Bemora Pama Songwe ndavuga ni itiz well babiri ndumva ari sawa ndaje hano menye umuceri siniteretse sindashe urategese narasohotse nkigera hariya hasi kuri kantine chairman w'ikipe ya PRFC mbona message ira popinze hejuru urabona kumwe message ya WhatsApp za notification mbona aranditse ngo oya n'abakinnyi 8 ngomba kumanura ngiye gusoma iyo message nsanga yayisibye ahita ayisiba ayisibye itandika indi vuga ngo ayandika mu gifaransa ngo ni entre 5 et 7 ni hagati ya 5 na 7 chairman wa PRFC
hagana ibyo aribyo byose n'ubundi harimo incertitude urumva deja bita bikwereka ko biracyari muri procedure zo gushaka ntabwo ibintu birakunda byose biracyari muri procedure urumva nawe ashobora kuvuga ngo mfite 8 turimo kuganiriza ariko abo mbona bizakunda ni hagati ya 5 na 7 bisobanura iki bazajya munsi ya 5 ariko biragaragara ko bitazarenga bangahe 7 uvuze ngo ni entre 5 et 7 busa yari yakwanditse mbere y'umunani niyo buriya kuko iyo yarakonfirma buriya mpita mbyumva ko ari kuganiriza 8 ariko bati hagati ya 5 na 7 nshaka kubabona hari n'igihe yakuzuza 8 urumva umuntu wa mbere ufite amakuru y'ikipe ni chairman wa nta muntu yamurusha n'abari gushaka abakinnyi ashobora kuba yaragoye task yo gushaka uyu mukinnyi ariko abandi kwifuza utabaza nta muntu yashaka akazi utabaza ayizeho na ya chairman ndatangira no ndamucalenginze namujombye ibibazo rwose ndamubaza nese ndamuha ibibazo yego itereke nditeretse ndamubaza nese afande chairman APRFC nigura abakinnyi 8 kwisanzwe ifite abandi 6 bahari babaye abakinnyi 14 abo bakinnyi bose abanyamahanga ekipi zabatunga ahita ambwira ngo oya ngo usibye ko umushinga wacu tutari kurebye imbere mu gihugu bya champion hagati n'imikino y'Afrika ibyo yarabikwemereye yarabinyemereye ibyo ni chat ni ku magambo ni chat birahari ntuca abantu kuko sinshaka kuvuga ibintu mukanya ngo abanyarwanda baze ko bavuga ngo urabona ngo radio Rwanda ngo biki ndashaka kubikonfirma nabikwere kure postinga no ntabwo bipostinga ndahoka icyo bita guhakikisha kuko ndashaka yuko abanyarwanda hera kuri chat za reba hano ntabwo tureba champion imikino y'Afrika Lieutenant Colonel Richard Appel Colonel uzahindura ntabwo ariko yanditseho ngo wabona save nimero ye akiri oya ngeze nagari neza no mu gihe muri telefone ntabwo yabitufu muri telefone kuko dutanga amaranga twe turabasize telefone yagira grip up ku muntu nkaho uvanga ngo muri special force na yerere rwose ukwidefa ntabwo ni muri special force ariko njye n'umutoza nyine ari kugira imidari uyu muri special force umusivili nimero ntabwo ari njye wayanditse na save anyways ahubwo numva ni wenda waba hora na save na kumwe dusevinga wenda ariko nawe kutafudatinga ni ikosa urugero nkanjye izina rya Ngabo na savinze ngo Ruben Ngabo Radio 1 n'uburi ko Eric Dinyo Flash Eric Dinyo iracyari ruvuyanga huguka niko bimeze ibyo nukoze n'ubugome ni bimwe muri okay anyways ni Colonel Richard Fande Richard Karasira handitse nyine ubwo nari muzi ko izina ryanditse ni photo profile rwose yambaye impuzankano ya gisirikare niwe Lorenzo ntabeshya reka ture yesterday message atangiye ngo entre 5 na 7 hayindi ubona isibye ya mbere ndayibona hejuru this message was delayed yasibwe saa 5:12 atongera yandika imwe muri saa 5:12 birumvikana Lorenzo akibibona aravuga ati bonjour afande reka maze shume chat abantu baryo nitereke tamuntu uvuga inkuru y'ubundi telefone yanjye cyane tabara Samsung muri Samsung yawe ya miliyoni 24 ati bonjour afande Lorenzo amwandikiye saa 5:25 ubwo ni nyuma kubona indi ya saa 5:12 ati bonjour afande ariko se muzakinisha abanyamahanga 15 mufite apa Mutadeo Pichu Mbaoma n'abandi abanyarwanda bahari